agira ngo mu izina rya Yesu nese nirukana uyu mwuka ndavuga ati uyu mwuka mu izina rya Yesu ntuzongere no kunzaho na nimero nese yisiba muri telefone yanjye ndayisiba kubera umujinya n'ubu ntayo mfite mfite kuko nibwo bwa mbere nampuye na dega nk'iyo mvuye mu biganiro mvuye muri studio gukorera Imana numva ndababaye cyane mpita ndavuga ati wera akakanya iki ni icyaha cy'umurengo Imana iransura nje mu masengesho irambwira ngo ni icyaha cy'umurengo cyamaze gutera abantu ku isi cyangwa mu gihugu ngo kibwira abantu ko icyaha cy'umurengwe cyamaze kumbabaza ndi Uwiteka ngo ikindi ngo abantu bibagiwe neza yaje ngo bibagiwe yuko ndi Uwiteka Imana ishobora byose ngo batangiye kwadukira ibidakwiye kwadukirwa ngo bibwira abantu bose ku isi babyumve yuko icyaha cy'umurengwe ni icyaha kijyanye no kwibagirwa ngo ndi Imana icyanze ku bantu niko Imana yambwiye ngo kandi ngo y'abantu bamaze kugenda bankora mu jisho ngo numva nabateza n'ibyorezo ngo bikabataka bikabamerera nabi Imana irambwira ngo butega amatwi Imana irambwira wiseka kuko ni ibintu bigoye kandi bibabaje Imana irambwira ngo ni Imana haleluya itari bayare ni Imana ishobora byose ni Imana iri hejuru Imana ibera hose icyarimwe we mfite ikibazo gikomeye ngewe ejo bundi narangije ikiganiro numva ngize ifuye umuntu w'umugabo ampamagara yivugisha akajwi nk'ak'abakobwa arampamagara arambwira ngo ngwino ngo ngusinyishe miliyoni 8 ngo nze kwihera ubukene ubukire ngo ntuzongere kwamamaza izina ry'Uwiteka ngo mbere umugore ngo hanyuma ngushyire mu rugo ngo nge nkurongora umbere umugore kandi antinyuka ndi pastor ndi umukozi w'Imana nge revera pastor Imana ifite agahinda yuko abantu bibagiwe ngo miliyoni 8 ngo ngende ngo azinsinyishe ngo mubere umugore kandi nawe ari umugabo avuga akajwi nk'ak'abakobwa ntabwo nari nanamuzi kwa kundi tuvuga ibiganiro gutya twamara kuvuga noneho nimero tukazitanga hano kuri za kamera noneho umuntu arantinyuka arampamagara ngo arashaka kumfatiranya ngo nibihindimo ngo by'ubukene ngo ngende ngo mubere umugore ngo hanyuma mpe miliyoni 8 kubasuhuza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi ko bwije nuko bukeye turabizi muri abakadoza kuri twebwe twongerwa kwa makiro gitondo rero kuri Kigali News abakunzi bacu turabizi watakora subscribe kugira ngo bize bigenda neza ibiganiro byacu bibone umunsi ku munsi turabizi neza muri abagaciro kuri twebwe uko bwije nuko bukeye kibisanzwe kongerwa n'umukozi w'Imana benshi mumenyereye ku mbuga nkoranyambaga ku mashusho media atandukanye abantu benshi baramutumira tumuzi mu ijambo ry'Imana tumuzi mu buhanuzi tumuzi mu mukozi w'Imana Imana ituma ibintu bikakaye turakwakira umukozi w'Imana yego murakoze cyane namahoro namahoro mumeze neza namwe mwabonye imvurirwa twabonye imvurirwa imvura n'umugisha imvura n'umugisha kandi ziye mu gihe cyayo hanyuma reka tuvuge ko umwuka w'Imana cyangwa Imana igutumyeho byinshi kuri twebwe ariko ndi kubona uje mu mavuta ndi mu mavuta cyane ndakeye kuko ubwiza bw'Imana bundiho Imana ibikeye Imana si umukara Imana si umwijima Imana ni umucyo nanjye rero ndakeye kuko boss wanjye ni umucyo arakeye amen yes none wambeje umugisha rwose boss wanyangaje Uwiteka wanyangaje akanshyira mu gitabo cye afite umucyo arakeye ntabwo ari umwijima wicura burindi reka dutangire ikiganiro dusengera Imana hanyuma dusengera Imana hatagira dayimoni buza kuza kutuvangira mu kiganiro kugira ngo bize bigenda neza karibu oya njya mbanza nkibwira abantu bakanamenya amazina yanjye hari abantu batabanze ngasenga ariko bazi ko bari kumwe n'umuntu utari kadahumeka nge ndi umuntu muzima sindi igipupe ndi umuntu wuzuye uri mu ishusho y'ubumana nangarijwe gukorera Imana ndi umukozi w'Uwiteka ndi murangajoma y'Imana hari abantu rero batangajwe bakorera inyuma ya zero nge rero nkora nize n'ubugingo buhoraho ko nzabubona ibyo birahagije nitwa Reverend Florier cyangwa se Prophète Florier ndi umukozi w'Imana amen kayo dusengera reka dusenge witwa Uwiteka Imana nziza witwa Uwiteka Imana ikomeye uyu mwanya ngiye kubanganira n'abantu banyumva hano mu gihugu ndetse no ku bihugu by'amahanga ba diaspora bose banteze amatwi ntaba njya ahubwo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen yego urakoze cyane hanyuma ruvuze ngo uri umukozi w'Imana ari kuba umukozi no kuba umwana wahita mwiki kuba umukozi no kuba umwana wahita mwiki impamvu jewe sinshobora kwitwa Yesu kandi Yesu ari umwana w'Imana kandi Yesu nubundi ari we wanyangaje ngo mukorere hanyuma n'Uwiteka akaba ari unyangaja nkorera mu butatu butagatifu Imana data twese Imana mwana Imana mwuka wera none twagira ikibazo ko nahisemo kuba umukozi w'Uwiteka
uri mu gitabo umurangajoma y'ijuru. None ubwo umukozi wawe ukiri umukozi ariko usiganye badge warirukanwe ukabibwirwa n'iki? Baje narirukanwe ntabwo njyewe negeze nirukanwe. Uwo muntu kereka abonetse uvuga ko nirukanwe ubwo we yanagaragaza uburyo nirukanwemo. Kuko njye njya gusinya kontara uwo ndi yarahari. Wasinye kontara none? Nasinye kontara y'ijuru. Niba utarubizi ubimenye mu buryo bw'umwuka cyangwa barabizi ko nasinye kontara y'ijuru n'abadayimoni iyo mbagezeho barabwejarugura bakava mu bantu. Mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri? Mu buryo bw'umwuka wera w'Imana, mu butatu butagatifu. Imana data twese, Imana mwana, Imana biza ati Floriye mukozi Reverend Florenda musinyisha kontara. Yes. Ariko turi kubona abapasiteri benshi batuvuga ko basinye kontara nk'uko bitubwiye atari ubwa mbere tubakiriye ahangaha kuri Kigali News, batubwira ko basinye kontara ariko basiganye amabaji barirukanwe kuri Kigali News. Bose batera agatebe babe hafi n'abakeneye gusobanukirwa no kumenya ukuri kose. Ngiye kugushyira habona bakumenye. Ngewe nemeye kujya gusinya kontara y'ijuru, nanga kujya gusinya kontara y'ikuzimu. Icyo gihe nshwana na Satani Sekibi, turaserera birebiranyereka diyamanyereka ubutunzi kuzimu ndabwanga. Hanyuma mvayo marayika witeka nkuri kuzimu. Icyo gihe natanze ikiganiro abantu barakibonye. Nsubira mu ijuru njya gusinya sinyatire y'ijuru. Ahubwo niba bakeneye kumenya amakuru y'ijuru nibambwire nyababwire kuko nayo ndayazi. Cyangwa niho wavanye iyo mpeta? Iyo mpeta. Impeta. Niho wayivanye? Iyo ntibayitindeho nayiguze mu Gakinjo, nayiguza yanjye nemera kwemera no kuburara ndayigura. Ubusobanuro bwawe ni ubu bw'iyo mpeta? Ko atari mariage atari fiançaye kandi batera ubusobanuro bwawe ni ubu? Iyi mpeta rero kesha abantu numva bayivugaho. Ariko ubundi icyo nshaka kuvuga kuri iyi mpeta ni impeta y'umurimbo isanzwe nayiguriye mu Gakinjiro. Impamvu tuyivuga nuko tubona n'abashumba bamwe bazikoresha ngo faya ayambaye ko abantu baragwiriranye. None nawe waba uyikoresha? Oya, reka nkubwize ukuri. Imbaraga z'ubumana zindimo uri kubyumva ntaho zihuriye naza zindi zihirika abantu numva. Izo ntaho bihuriye kuko ngewe uburyo nahamagawemo butandukanye n'iby'abandi. Ariko ku muntu wahuye n'umupasiteri n'umushumba uyifite avuga ngo faya none akaba yikubonanye we ko atakongera kugira amakenga se? Ariko ubundi izo faya baba bavuga faya, iyo bavuze ijambo faya ubundi faya twavuga ko ari nk'umuriro. Sibyo? Noneho rero imbaraga z'umuriro w'umwuka wera, umwuka wera nawe ni umuriro. Nubundi umuntu urimo abadayimoni, urimo imyuka mibi, iyo faya y'umwuka wera imugezeho, nubundi ibitero bimurimo birabwejagura bikanavuga nk'amapusi, bikabwejagura bikamwigira nk'imbeba, bikabwejagura bikajya bivuga muri izindi rangaje zihene n'abadayimoni. Umwuka wera rero ni umuriro. Bibiliya iravuga ngo nzabohereza umufasha azabafasha mu gihe gikomeye. Uyu mufasha w'umwuka wera yageze abadayimoni b'imyuka mibi biri mu bantu bihita ko bibwejagura bibavamo. None ko turi kubona abapasiteri bamwe na bamwe bakugenda babashyira hanze bagiye bakorana ati pasiteri azana njyana ikuzimu tubyagendaga gutya byagendaga gutya. Aho wowe ntibabikoraga jewe musengeri wawe? Jewe reka nkubwize ukuri. Njye abantu nagiye nsengera ubu bafite amashimwe, n'uyu munsi nabo ndi gusengera bafite amashimwe. Umurimo w'Imana warakomeje naho insengero zifungiwe, ahubwo nibwo ubutumwa bwiza buri gukomeza cyane. Imana irimo irabohora abantu mu buryo bukomeye. Amashimwe ni menshi cyane mu gihugu no ku isi ni Burayi hose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubundi njyewe ndi intumwa uri kubyumva yungirije papa wa Gatolika. Uramuzi papa wa Gatolika? Uramuzi? Bamuvuga njyewe Imana yarambwiye ngo Fromire ngushyizemo ni y'umucyo wo kungiriza papa jya usengera insengero zose zigira amahoro ku isi cyangwa mu gihugu. Njyewe nta dini na rimwe ndasengera kuko namaze kumenya neza yuko buri dini ryose rizavamo umugeni mu gihe cyo gutwara itorero k'ubumana. Imana ikura itorero mu isi, wabyumvishe, izatwara abantu bose itarobanuye ku mutoni, ahubwo icyo gihe bizaterwa n'umuntu ko yakiranutse ku isi. Bishaka kuvuga mu yandi magambo njye namaze kwisobanukirwa, njye ndi umusitari kuko na Yesu ni umusitari. Niyo mpamvu ubona nambaye impeta uri kubyumva. Neguriye mu Gakinjo nyigura 1000 cyanjye ntagire ubizanaho ibibazo byinshi ntawayambaye. Wabyumvishe? Izo mpeta za remenante numva bavuga kugira ngo abantu bazazibone, batanga ibitambo by'abana bagatanga ibitambo by'abantu. Ngewe rero ibyo simbiriho, ngewe nifite ishyaka ry'ubumana. Nibareke ubugambo bwishi ahubwo bareke. Uragira ati ngewe na papa ni connection. Yes. Uri connecte no kuvuga ngo iyo ari gusengera yaba kuri telefone ze cyangwa kugusenga bisanzwe mu buryo bwa connecte y'umwuka. Imana ikwereka kuri connecte na papa. Mufasha w'umwuka wera andimo na papa nawe yemera Roho Mutagatifu.
nanjye nkemera umwuka wera, roho mutagatifu n'umwuka wera byose ni kimwe, byose birasa. Obaridi watashye, wa mupasiteri witwa Obaridi, najyaga nsengana nawe cyane, nigiye ku birenge bya Obaridi cyane. Obaridi uramuzi? Ndamuzi. Umwe watashye wavuye mu mubiri. Ndamuzi Obaridi. Yari yaragiye mu bihugu by'amahanga, hanyuma baza kutubwira ko yaje kugira gutya baratashye. Obaridi rero abantu b'abanyarwanda benshi baramuzi, yakoreshejwe imirimo n'ibitangaza. Najyaga nsengana nawe niyiriza ubusa ndi imbere ye, tugafatanya gusenga. Ufata decision gute yuko Padre Obaridi ari umupadiri, ufata decision gute yo kurongora wowe? Njyewe ndi umushumba, ndi umukozi w'Imana mu rwego rwa pastorali, mu rwego rw'amatorero yangaya yemera Kristo Yesu nk'umukiza. Noneho umwuka wera w'Imana andimo. Nje sindi umukatolike, sinsengera kwa padiri, sinsengera kwa papa, ahubwo nuko mu buryo bw'umwuka wera Imana yambwiye ngo kubera ibibazo by'urudaca bigenda bivuka ku matorero no kwitorero ry'Imana no mu buryo bw'insengero, uri kubyumva, uko papa ari gusenga nawe ujye usenga, usengera abantu banje babona amahoro, babona ihumure, kandi abadayimoni benshi bave mu bantu, ntibagende bajya mu mahoteli no mu kabari kubyinamo, ahubwo barusheho kujya mu nsengero z'ubumana basenge ku isi cyangwa mu gihugu hose. Ngaruka inyuma ni Burayi, ngaruka inyuma mushumba, waruvuze ngo impeta yayivanye mu gakinjiro, ngo wayivuze igihumbi cyawe ngo nawakiguhaye, ko twatwakira pastor ngo tubwira ngo turya mu maturo, ngo twambara amaturo, none se amaturo wakozemo. Njyewe uri kubyumva, y'abantu bampesheje umugisha bakavuga bati tuguhesheje umugisha mushumba, ibyo ni byiza, ariko bikora ubishoboye, utabishoboye akaba afite ubukene ndamusengera, Imana ikamukiza ubukene bwe nawe agakira. Iyo akize rero hanyuma mpesha umugisha, ibyo kumpesha umugisha si bibi, ni byiza. Mba mpuye n'umuntu aratangira arambwira, aranyubahuka nge mushumba, ngo njyewe ngo ubu bw'insengero bazifunze ngo ngiye kujya ncukura amatuwarete y'abaturage, ngo mfate ngo ipiki, ngo ntabwo nzongera kwamamaza ikindimo. Ndacyamamaje n'abanyaburayi banyumve, ndacyamamaje n'abadiaspora banyumve, ndacyamamaje noneho ikibyimba kimeneke mu bazimu mu izina rya Yesu. Ntabwo wafunga akanwa k'umuntu wahamagariwe gukorera Imana, ntabwo byashoboka, kuko Imana yamuhamagariye kuyikorera. Imana rero icyo gihe nanga gusinya sinyatire ya Satani ikuzimu. Imana yanjyanye mu ijuru, iramwe ngwino usinye mu ijuru, noneho nzagukoresha, ngukoreshe nk'umukozi wanjye. Uwo muntu arinda ambwira ngo nzajya gucukura ngo imisarani y'abaturage n'amapiki, arabona yuko Imana idafite abantu bayo barenga ibihumbi n'ibihumbi byashyigikira umukozi w'Imana. Rero bishaka kuvuga ngo Imana iri kumwe nanjye. Ariko rimwe na rimwe kwakira abashumba ku mashosho media baza bakatubwira ngo twebwe turabakozi b'Imana, kuko tukabona ko abakozi b'Imana afite iyo shusho, ariko namwe tukakira ama-comment y'abakristo tubwira ngo ntibadusenge tudatanze ituro. Nawe uri muri bashumba basaba ituro mbere yuko baza gusenga? Oya, no kuvuga ngo njyewe ndagusengera hanyuma wowe ubwawe ukibwiriza, cyangwa se Imana ntabyo afite asaba yari umukene, yaba nubwo atarigira, njyewe ngomba kugusengera kuko nizo nshingano nahawe. Yego. Hanyuma urakoze rero, urakoze cyane ko uragutumiye kuri Kigali News, wemera kwemera ubutumire bwacu, turagutumira, wemera kuza kucyo tuganiriza ijambo ry'Imana. Benshi barakuzi mu ijambo ry'Imana, mu buhanuzi turakwakiriye, udushyireho icyo Imana yagutumye kuri twebwe. Nukuri uyu munsi wa none ndashaka kuganiriza abantu ku ijambo Imana yampaye. Imana yampaye ku ijambo, ndi bubwira abantu kuri uyu munsi. Ijambo ngiye kuvuga ku bintu bibiri. Ngiye kuvuga ku mwuka witwa umurengwe, mvuge no ku mwuka witwa kwibagirwa kw'abantu. Umwuka ngiye kuvuga ku kintu cyitwa icyaha bita kwibagirwa, mvuge no ku cyaha cyitwa umurengwe. Ni ibintu bibiri ngiye kuvuga, ahubwo abantu bose banyumva bari kubyumva. Nibyo Imana yambwiye kuvugaho kuri uyu munsi hano kuri Kigali News, nk'uko kamera cyangwa se channel yitwa, abantu batera gatebe bankurikirane banyumve neza. Turakwakiriye gukomeza. Rero mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice byaho 8 umurongo waho wa 11 niryo jambo mfite hano, umuntu wese unkurikiranya nyumve. Gutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo wa 11, iryo jambo riravuga ngo numara kurya ugahaga, ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye ndetse n'imikumbi yawe ibaye myinshi, ngo ntuzibagirwe Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa kwa Farawo. Iri ni ijambo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo ritangaze mu Bisiraheli bose, uritangaze mu ishyanga ry'Abisiraheli. Imana iribwira Pastor Mose
Mose niwe mupasiteri twese dukuraho icyitegererezo, kuko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo tujye twigira ku birenge by'abatubanjirije. Rero bishaka kuvuga ngo Mose nta mupasiteri uri hano mu gihugu wamuruta, kuko Mose niwe mupasiteri dukuraho icyitegererezo kuruta abandi bapasiteri bose. Mose yakoreye Uwiteka, amukorera ku isi, ayobora ishyanga ry'Abisiraheli mu gihe cye. Muri icyo gihe cyo kuyobora kwa Mose ni ukuvuga ngo hari Abisiraheli bumviye Mose, haboneka n'abamusuzuguye. Abamusuzuguye bose tubona ko bagiye baribwa n'inzoka mu butayu, inzoka zibarira mu butayu. Hanyuma hari nabo bagiye baribwa n'inzoka ariko zimaze kubarya. Muri icyo gihe Imana ibwira Mose, iramubwira ngo abantu bari bubashe guca bugufi bafite ubusagwe bw'inzoka zabagiyemo zibarimo, ubwo busagwe nibaca bugufi bakabasha kumvira, ucura inzoka y'umuringa uyishyire mu butayu. Iyo nzoka y'umuringa numara kuyishyira mu butayu, Abisirayeli bose bariwe n'inzoka bakaribwa n'inzoka kubera ibihano nari mbahaye. Abo ngabo baraza kurokoka nibareba ku nzoka washyize mu butayu. Icyo gihe rero Abisirayeli bamwe binangiye imitima, bakajya bavuga bati niyo nzoka washyize hano mu butayu n'ubundi ubwo ntayo turebaho. Banga kuyirebaho kandi Imana yari bitegetse nk'itegeko. Ndagira nkubwire ngo ikintu cyose umutambyi cyangwa se umukozi w'Imana azajya kubwira, Imana imuyoboye, uzajya ucyumvira, kuko muri uko kucyumvira hari impamvu Imana ibi bitegetse. Imana yacu tugire neza cyane. Ariko ijambo dusomye riravuze ngo numara kurya ugahaga, ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye ndetse n'imikumbi yawe ibaye myinshi, ntuzibagirwe Uwiteka Imana ishobora byose yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu mwijima w'icuraburindi wabagamo kera. Yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Egiputa ndayigeranya n'ibyo wabagamo kera. Egiputa ndayigeranya n'intambara zawe uhoramo mu buzima bwa buri munsi. Egiputa ndayigereranya n'ibibazo byawe uhoramo mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bibazo bikugose, izo ntambara zikugose, biba bimeze nk'umwijima wo muri Egiputa. Egiputa nicyo gisobanuro cyabyo. Rero ndagira nkubwire ngo mu gihe wari mu mwijima, mu gihe wari mu ntambara, mu gihe wari mu makuba, ntabwo wari uzi neza yuko uzabona umucyo w'ubutabazi. Ariko umucyo w'ubutabazi wamaze kukugeraho, Imana igukura mu bukene bwawe, Imana igukura mu mwijima w'ubukene bwari bukugose. Ubona inzu ntayo wari ufite, utangira kurira indege ntazo wagendagamo, utangira kugenda mu majarwari y'ibimodoka bikomeye, wambuka imipaka ukajya ujya mu bihugu by'amahanga, ukajya ujya za Kenya, ukajya za Tanzania, ukajya za Dar es Salaam, ukagaruka hano ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ikumenyekanisha n'abakomeye kandi utarubazi, ikumenyekanisha n'abakomeye kandi utarubafite. Bishaka kuvuga ngo wavuye mu mwijima w'Egiputa cy'ubukene, uva mu bukene bubi, uva mu bukene bwakudidizaga, bwatuma utagira ahantu wagera. Niho ijambo rivuze ngo numara kurya ugahaga, ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye ndetse n'imikumbi yawe ibaye myinshi, ngo ntuzibagirwe Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, akakwemerera kugira gute kubaho umerewe neza kuri uyu munsi. Uyu munsi uri mu nzu nziza ya etaje, ufite etaje ebyiri, ufite za kadasteri, ariko kera inzu nk'izo ntazo wari ufite. Ujye wibuka ko ari Imana yabiguhaye. Ujye wibuka ko ari Imana yaguhaye ibyiza by'umugisha ukabitunga hano ku isi. Ngo ariko ntukibagirwe. Imana yacu tugire neza cyane. Hari umurengwe rero uteye abantu benshi. Abantu benshi bagize umurengwe wo kwibagirwa ibyiza by'Imana. Iyo umurengwe rero waje ku muntu, Imana ikintu imuhanisha nta kindi, imuhanisha igihano cy'icyorezo, imuhanisha igihano cy'icyorezo, ikamuhanisha igihano cy'indwara, ikamuhanisha igihano cy'uburwayi. Ibyorezo byose bigenda biza kubera umurengwe abantu bagize bakibagirwa ineza y'Imana. Rero wowe wari wibagiwe Imana, Imana iri kukubwira ngo garukira aho wari ugeze. Imana irashaka gukora ibyo gukiranuka, Imana irashaka gukora ibyo Imana ishaka kandi ishima, kugira ngo imbaraga z'icyorezo zitakugiraho ububasha. Urabona nk'ibi byorezo byose bigenda byaduka, hari ibyo twagiye tubona mu gihugu, hari coronavirus yaradutse tugenda tuyibona, ariko byose bigenda biza kuko abantu baba bagize umurengo wo kwibagirwa Uwiteka. None n'uyu munsi wa none ibyorezo byongeye guhaguruka, n'iki cyorezo cya Maribu
mariburu, niba ari mariburu cyahagurutse. Iki cyorezo cya mariburu gihagurutse kubera yuko hari abantu Imana iri gushaka kwigisha kugira ngo ibereke neza yuko umurengo wabo bakwiye kugarura umutima, hanyuma bakanezererwa Imana yacu tugire neza. Ariko mbonye Imana ishyiraho abantu burinzi, kandi ngiye kubona mbona Imana irinze abanyarwanda guhumana iki cyorezo cya mariburu. Hanyuma Imana irambwira ngo uko abantu barushaho gukiranuka, ntibajye mu kabari, ntibajye kubyina, ntibajye mu bigirwamana, ntibajye mu bapfumu, ntibajye mu barozi, ngo Imana iragenda irengera abantu. Imana igiye kurengera abantu ibarinde iki cyorezo cya mariburu. Iki cyorezo cya mariburu kitangiye kugenda cyataka abantu, byose biza kubera ibihano by'umurengo abantu babibagiwe. Muhuguke, mugaruke, ntimwibagirwe, mwibuke izina ry'Uwiteka, Imana irabahuramye. Mwibuke izina ry'Uwiteka, muryizere kandi murikorere, Imana irabahakuramo, Imana irabarinda guhumana. Twatangiye kugenda dukaraba aho tugeze hose, ni ukuvuga ngo naguma mu rugo nimureba nabishobora kuza. Rero bishaka kuvuga mu yandi magambo, Imana irimo irareba abantu ikabona baribagiwe. Icyaha bita kwibagirwa n'icyaha cyitwa umurengwe, nibyo byaha bibiri biri kugenda bituma Imana igenda ikora ibintu nk'ibi. Ntabwo ibyorezo nk'ibi biza Imana yabyibagiwe. Imana ibibibona byose, ibibireba, ibibona neza yuko hari iri gushaka guhitura abantu kugira ngo mwibuke neza yuko Uwiteka abasha gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu tugire neza cyane. Hekotaraba yashando yasika yazobrere. Mbonye hari abakobwa benshi Imana irinda icyorezo. Mbonye hari abagabo benshi Imana irinda icyorezo. Mbonye hari abagore benshi Imana irinda icyorezo. Mbonye hari abana benshi Imana igiye kurinda icyorezo cya mariburu. Mbonye Imana yiyerekana, ariko irambwira ngo abantu be kwibagirwaho Imana yabakuye. Abantu bari kwibagirwaho Imana yabakuye, bigatuma Imana ifata umwanzuro. Ariko irambwira ngo umuntu wese wibukaho Imana yamukuye atangira aramya Imana, yihimbaza, ayishimire mu rusengero rwera rw'Imana. Imana ntikeneye ko abantu baba mu makabari, ahubwo irashaka ko abantu baba mu rusengero, ikaba mu kuramya no guhimbaza. Abantu bakaramya Imana, abantu bakazamura icyubahiro cy'Imana. Abantu bajya kubyina mu makabari no mu mahoteli, Imana ibireba ikabona batari kuzamura icyubahiro cy'Imana, kubera yuko hari abajya kubyina bambaye ubusa, hari abajya kubyina bambaye utwamini tutari twiza, tutanezeza Imana. Iyo myambarire ikagenda ibabaza Imana, Imana ikabona umurengo bamaze gufata abantu, hanyuma bagasesagura ibyabo. Nese mushumba aba agiye kubyina, agiye kubyina atari umukristo, ntabyemerewe. Atari umukristo, nyine urumva ibyaha birushaho kugenda biba byinshi ku isi. Urumva nyine abasanzwe atari umukristo, wabyumvishe, no kuvuga ngo Satani aba yamaze kubona iminyago myinshi, Imana yabuza abantu. Nese Imana igusezeranyije akabwa uzagwa amafaranga n'amazi kayaguhereza, hari ikindi kintu wigomba. Noneho rero ne kuvuga ngo iyo umaze kugira umurengwe ukagira n'icyaha cyo kwibagirwa, hazamwe ibyaha byinshi, ibyaha by'uburyo butandukanye, abantu bagatangira kugira ubuhehesi. Ngo hari umwuka w'ubuhehesi wamaze kwaduka ku isi. Umwuka w'ubuhehesi, umuntu agiye kujya asambana neza, none hari n'abantu bashaka kujya zajya batunga imbwa ngo zibabera abagabo. Bumva abagabo basanzwe badashaka kugira babatunge imbwa. Rero imbwa rero Imana ntishaka ko Imana ntishaka ko abantu babana n'imbwa. Imana yanze yuko umuntu yagera ku rwego rwo kuvuga ngo arabana n'imbwa mu nzu ye ngo ayigira umugabo ari umugore. Ibyo bintu Imana ntibishaka. No kuvuga ngo y'abantu bamaze kurengwa bene ibyo byose biraza. No kuvuga ngo icyo cyaha kibabaza Imana kuko gituma n'Imana yarimbura n'isi, karimbura n'igihugu. Binabaye ngombwa, kuko Imana itireba ikabibona nabi. Ikindi nk'ubu njyewe mfite ikibazo gikomeye. Njyewe ejo bundi narangije ikiganiro numva ngize ifuhe. Umuntu w'umugabo ampamagara yivugisha akajwi nk'ak'abakobwa. Arampamagara arambwira ngo ngwino ngo ngusinyishe miliyoni 8, ngo nze kwihera ubukene ubukire, ngo ntuzongere kwamamaza izina ry'Uwiteka, ngo mbere umugore, ngo hanyuma ngushyire mu rugo, ngo nge nkurongora umbere umugore. Kandi antinyuka ndi pastor, ndi umukozi w'Imana, nge revera pastor. Imana ifite agahinda, Imana ifite agahinda yuko abantu bibagiwe. Ngo miliyoni 8 ngo ngende ngo azinsinyishe ngo mubere umugore, kandi nawe ari umugabo avuga akajwi nk'ak'abakobwa. Ntabwo nari nanamuzi. Kwa kundi tuvuga ibiganiro gutya twamara kuvuga, noneho nimero tukazitanga hano kuri za kamera. Noneho umuntu arantinyuka arampamagara ngo arashaka kumfatiranya ngo nibihendimo ngo by'ubukene, ngo ngene ngo mubere umugore, ngo hanyuma mpe miliyoni 8. Nirukana abo badayimoni, ndavuga ati imyuka ngo agira ngo mw'izina rya Yesu. Nese nirukana uyu mwuka, ndavuga ati uyu mwuka mw'izina rya Yesu ntuzongere no kunzaho. Na nimero nese yisiba muri telefone yanjye ndayisiba kubera umujinya. N'ubu ntayo mfite. Mushumba ngo yagize gute? Kuko
bwa mbere nampuye na dega nk'iyo mvuye mu biganiro mvuye muri studio gukorera Imana numva ndababaye cyane mpita ndavuga tuwera aka kanya iki ni icyaha cy'umurengo Imana iransura nje mu masengesho irambwa ngo ni icyaha cy'umurengo cyamaze gutera abantu ku isi cyangwa mu gihugu ngo kibwira abantu ko icyaha cy'umurengo cyamaze kumbabaza ndi Uwiteka ngo ikindi ngo abantu bibagiwe neza yaje ngo bibagiwe yuko ndi Uwiteka Imana ishobora byose ngo batangiye kwadukira ibidakwiye kwadukirwa ngo bibwira abantu bose ku isi babyumve yuko icyaha cy'umurengo ni icyaha kijyanye no kwibagirwa ngo ndi Imana icyanze ku bantu niko Imana yambwiye ngo kandi ngo y'abantu bamaze kugenda bankora mu jisho ngo numva nabateza n'ibyorezo ngo bikabataka bikabamerera nabi Imana irambwira ngo butega amatwi Imana irambwira wiseka kuko ni ibintu bigoye kandi bibabaje Imana irambwira ngo ni Imana haleluya itari bayare ni Imana ishobora byose ni Imana iri hejuru Imana ibera hose icyarimwe no kuvuga ngo ikontorora n'ijuru igakontorora na hano ku isi ndabivuga mu izina rya Yesu kandi igakontorora n'ikuzimu sekibi Satani umwe nasiza zirikiye kuzimu na Satani akasiga mubohiye Imana yarambye ngo ninyikorere izangira neza ngo izaca no mu bantu bantabare nizo miliyoni 8 ari ndambwira ngo nge kurongorwa n'umugabo nkanjye Imana yanampa n'amafaranga yakoresheje n'abantu hose bagashyigikira ivuga butumwa ryanjye niba ndi umugabo maze kubyara gatanu nkaba ndi mu nzu y'ubukode y'ibyumba 2 na saro ariko nkihangana nkaba muri ubwo buzima uri kubyumva hari abantu bafite amafaranga n'ubutunzi bashobora kunshyigikira kuko Imana isezeranyije ko nzagira amazu nkagira n'abapangayi ariko ntabwo umuntu yantinyuka ngewe Revera Pastor wasizwe amavuta n'Imana ngambwira ngo ningende ngo anterete ngo mubere umugore n'izina ryaje ngo yakubwiye ngo ibyo bintu ari byo bikubabaza Imana ampamagaye ancunze nkuko narangiza ikiganiro gutyo ntanze nimero za telefone usotse muri studio maze kuvuga gukomera ko Imana arampamagara arambwira ngo ngewe ngo ndashaka ngo nze ngusinyishe ngo ngo miliyoni 8 z'amanyarwanda ngo mbere umugore ngo nge nkurongora mu kibuno n'izina rya Yesu kotalaba yashando yasinda gutwitse naho uri niburi kunyumva utazonya no kuntinyuka mu izina rya Yesu ako kamenyero kawe ko kuvuga ngo uzajya urongora abagabo bagenzi bawe ngo uzajya urongora udusore mu izina rya Yesu unyisekeshaho iryo jwi numvishe sinshaka no kuzongera kuryumva mu izina rya Yesu aransomagura ngo nibyo bintu nibyo abadayimoni Imana irangije irambwira ngo bwira abantu njya mu masengesho y'iminsi 2 maze iminsi ndi gusenga nje ndi mu bubasha bukomeye wa munyamakuru we ntunseke birakomeye cyane Imana irangije irambwira ngo uri kubyumva irambwira ngo genda wigishe ku ijambo bita icyaha cy'umurengwe n'icyaha cyitwa kwibagirwa ngo abantu benshi baribagiwe ngo bari kwitwara nabi ngo bakanasesagura ibyabo ngo babikoresha mu buryo batakabikoresheje bagafata amafaranga bumva ko nk'ubu yaramwe ngo ampe miliyoni 8 ngo ngende mubere umugore kandi ari umugabo nkanje mw'izina rye avuga uzi ukuntu bafite akanimi kare ngo yewe sinanabisubiramo sinabishobora nge ndi umushumba sinabishobora kuko nyema nibere mu mwuka ngo ansomagura ibiki byose numva kuri telefone numva umutwe urandeye ndavuga ati mw'izina rya Yesu kotalaba yashando yasika yasope pere wirishe izi ndimi mvuga zavuye mu ijuru kuma izindi mvuga we ntiwanazishobora Imana itwitsa abantu uri kubyumva bagenda bayimenyera abantu barimo baramenyera Imana Riziki yarahanuye Riziki amaze guhanura akajya hanura ibintu bizatera ku isi ndetse bizatera mu gihugu akajya bivuga Riziki ahuri wubahura umuhanuzi Riziki dore umva umuhanuzi ibintu wahanuye birasohoye ibintu wahanuye birasohoye nanjye ndabyiboneye aho umuntu antereta akantereta kantenyukanye ndi mushumba de pastor n'amavuta yanjye abazimu barateye ku isi nese ubwo amaze gutinyuka amavuta yawe nta kintu Imana yari kubwiyeho ngewe uri kubyumva Imana ubundi ijya kumpamagara yambwiye ngo nzahura n'ibigeragezo byinshi ku isi ariko Imana izagenda ibana nanjye icyo nticyantunguye cyane ariko nanone nese mbona neza mpishurirwa noneho n'amabanga ariho atazwe ariko Imana irambwira ngo ibyo byose Imana igiye kubifata umwanzo ihita impikigisho irambwira ngo genda umbwire abantu bose isi yose byumve yuko nibagirwe nirukanye icyaha cy'umurengwe mu bantu umurengwe n'icyaha kitubwiye uburyo Imana gutumye icyaha cy'umurengwe yego umuntu aragira ubutunzi bwe uri kubyumva akagira amafaranga ye yarangiza akayakoresha n'abakayakoresha mu buryo atakagumye kuyakoreshamo noneho yarangiza akibagirwa ikinyabuzima cy'ubumuntu ndetse agatangira gatandukira akajya akora iby'Imana idashaka iby'Imana idashima wabyumvishe Imana yamwenga abantu nibagarukiraho icyaha cy'umurengwe Imana ntigishaka mu bantu
abantu b'ingeri zose, ubwo ndavuga abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, ndavuga urubyiruko cyane mu rubyiruko, kuko nako kanterese numvisha nk'agasoresore, numvisha nk'agasoresore ariko gafite ubutunzi bwinshi, gafite n'amafaranga. N'umuntu urinda ukubwira ngo ampe miliyoni 8 ntabwo aba ari umuntu woroshye. Rero ushumba yaragusomye yagusomye gute? Bibiri iravuga ngo mu minsi y'imperuka, uri kubyumva, Yesaya ibice 4 n'umurongo waho wa mbere, ngo abagore 7 bazajya ku mugabo umwe ko bamubwire ngo turifuza ngo kwitirirwa izina ryawe, ngo ariko tujye turya ibyacu, ngo twihahiye, ngo tubirye, ngo niba ari ibishoboka ngo turye ibyo twihahiye. Ngo abagore 7 bazabona umugabo mwiza w'amatayi n'uburanga, ngo ariko umugabo mwiza ngo ukiranuka witwara neza, ngo bavuge batereka tuze twitirirwa izina ryawe niba bishoboka. Wabyumvishe? Ariko ngo ibyo ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, ni ibimenyetso bikomeye cyane ngo bizaba biriho. Ariko ndajya nkubwire ngo uyu mugabo wifuzwa akarinda ubwo yifuzwa, nk'ubu hari amadevorose yagiye atera hano mu gihugu cyangwa ku isi, usanga umuntu agenda ananiranwa n'umugabo, akanananwa n'umugore we. Ibyo byose bigenda bisorera muri iri jambo ryo muri Yesaya ibice 4 umurongo waho wa mbere, ngo icyo gihe abagore 7 bazifuza kujya ku mugabo umwe, ngo bifuze kugira ngo umugabo yitirirwe izina ryiwe, bitirirwe izina rye. Bishaka kuvuga ngo dusohoye mu bihe bikomeye, dusohoye mu minsi y'imperuka. Niyo mpamvu uri kujya usanga hari ingo nyinshi zigenda zinanirana. None se ko turi kumva ari umugabo waguterese atari umugore waguterese, abagore kuva ko abagore barimo barengana. Rero icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ku madevorose agenda nabaho, ariko byose bikaba ari ibimenyetso byerekana imperuka no kuza kwa Yesu. Wabyumvishe? Hari abantu benshi bafite ibikomere byo mu mutima ariko batigeze bashyira hanze. Hari abagabo bababariye mu ngo zabo, hari n'abagore bababariye mu ngo zabo. Nk'umugabo wemera guta umugore akavuga ati njyewe ngiye kumara ibyumweru 3 ndataha. Rero iki cyaha cy'umurengwe, iki cyaha cyose cyo kwibagirwa, Imana irambwira ngo ni ukuri hari abagabo benshi bibagirwaga bakagira umurengwe mu butunzi bwabo, mu mafaranga yabo, bakagenda bumva batoteza n'abagore bari kumwe, bakumva babata bagashaka abandi. Ariko Imana irambwira ngo uri mwuka wo kwibagirwa, Imana ntiwushaka ku bantu. Imana ikeneye yuko abantu bagarukira aho bari bageze. Hari dayimoni yitwa mudindiza, hari na dayimoni bita bwenge bw'isi, zose zateye ku isi zigenda zirwanya abantu. Ariko Imana irambwira ngo iyi dayimoni mudindiza ni dayimoni bwenge bw'isi, Imana igiye kuyinaniza. Ngo wampamagaye yari ari gukoresha bwenge bw'isi, dayimoni bwenge bw'isi yari yamuteye ari kuntereta mu mubere umugore, ariko mu izina rya Yesu ndamukomesha, mba ndamutsinze na nimero ye mpita nyisiba muri telefone yanjye, ko ntari nkeneye kugira ngo iyo nimero yongere kuzampamagara mu buzima. Rero bishaka kuvuga mu yandi magambo, uhereye aka kanya nubwo turi gukora Imana duca mu bigeragezo byinshi, ariko abantu icyaha cyo kwibagirwa bareke kwibagirwa ineza y'Imana naho Imana yabakuye, ngo n'ubutunzi Imana bahaye babe babukoresha nabi, kugeza ubwo Imana ishobora kugira gute gufatira umwanzuro abantu ikanabohereza ibyorezo byo kugira ngo ibyo byorezo by'uburwayi bibakebure. Ubundi icyorezo cyateye igihugu kigatera abantu, Imana ibishaka gukemura abantu. Ariko yera aka kanya kwibagirwa n'icyaha cy'umurengwe mu bantu no mu bukire bwabo. Abantu nibubaha abandi, abantu bubahane, n'iki Imana ishaka, n'iki Imana ikeneye. Imana yacu tugire neza cyane, Imana yacu idutabare. Rero ijambo nasomye riravuga ngo numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe zigwiriye, n'imikumbi yawe ibaye myinshi, n'amafaranga uyabonye, n'ubutunzi bwawe bubaye bwinshi, ntukabikoreshe nabi ngo utangire kwitwara nabi, utangire kuvuga ngo urashaka kujya kubana n'abagabo bagenzi bawe, abagore babane n'abagore bagenzi babo, kuko ibyo ari icyaha kirimbura isi ikarimbuka. Rero bishaka kuvuga ngo Imana irababaye cyane yuko abantu bafite umurengo wo kugenda bibagirwa ibyiza by'ubumana. Mugarukira aho ngaho, n'iki Imana yambwiye, irambwira ngo Imana ije kugirira abantu benshi neza, kandi ishyize abantu uburinzi, ibarinze ibyorezo, ibarinze iki cyorezo cya mariburu, ikirinze abantu mu gihugu. Abantu nimwibagirwa, nimureka kwibagirwa ineza y'Imana, mugasenga, mugahamagara Imana, Imana irabigenza neza. Imana yacu tugire neza. Imana rimwe ibwira Salomo, iramuga ati Salomo mwana wanjye, ati ndagukunda kandi ndagira ngo unsenge mu gihe gisa n'iki, nubona icyorezo giteye ukabona intambara ziteye, uzajya uba imbere yanjye, icyo gihe nzumva gusenga kuzasengerwa mu nzu yanjye yawe, hanyuma iyo nzu izitwa inzu yitiriwe izina ryanjye, kandi uzayijyamo wese azabona ihumure. Bishaka kuvuga ngo inzu y'Uwiteka ikwiye kuba irimo kuramya no guhimbaza, kandi buri muntu wese wumvishe kuramya no guhimbaza k'ubumana akanezererwa Imana, ntiyibagirwe ibyiza by'ubumana. Imana yacu tugire neza cyane. Rero
abantu banyumva tugiye gusenga kugira ngo Imana irusheho kurinda abantu icyaha cy'umurengwe ndetse n'icyaha cyo kwibagirwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Witwa Uwiteka Imana nziza, witwa Uwiteka Imana ikomeye. Ndagushimye Imana ko icyaha cy'umurengwe ukirinze abantu, ko icyaha cyo kwibagirwa ukirinze abantu. Aho umuntu agira ubukire akabusesagura bukoresha nabi, ndetse akagera ku rwego rwo kuvuga ngo ageze mu gihe cyo kugira ngo abe yabana n'umugabo mugenzi we cyangwa abe yabana n'umugore mugenzi we. Iki cyaha Mana ukirinda abantu. Ikindi cya kabiri, ubu busoresore mu ntinyuka bushaka kuntereta, uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Ntibazongere kumenyera haba ku isi cyangwa mu gihugu. Nciye agasuzuguro k'abadayimoni, ndi umugabo sinateretwa n'umugabo mugenzi wanjye. Uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Kandi wera aka kanya abantu nibubaha Imana babashe kumenya agaciro k'ubumana. Mana wambwiye kuzampubukire, umbwira kuzangira neza bigaca mu nzira zawe. Untabare undinda bisi. Mana iyo babonye umuntu yapfuye bahurana amaserikeye bakavuga ngo reka bajye kumushyingura, reka abantu bantabare hakiri kare ariko ntagirinze kumenyerwa n'abantu. Mu izina rya Yesu wera aka kanya unyumva akaba afite uburyo yashyigikira umurimo w'Imana. Ngiye kuvuga nimero yanjye, hanyuma ushobora gukorera Imana ugashyigikira umurimo w'Imana ariko sinsebe ndinde ubwo nteretwa n'abantu b'ubusoresore n'ubugabo. Mu izina rya Yesu amen. 078 3 4 9 946 0781 3 4 9 946. Hari n'abajya bambaza Airtel nayo ndayivuga iri muri Airtel Money, nayo mwayikoresha ariko mugashyigikira umukozi w'Imana. Ibyo si bibi. Airtel Money ni 07 3 98 99 7 2 07 8 0 7 3 98 99 7 2. Ndifuza rwose umunyamakuru Mushumba ugize ikibazo bavuga ati nderekwa n'abahungu, nderekwa n'uduhungu dusoresore. Ubu se none atagize agasoresore kaguhamagara n'ukamagara n'umuntu w'umugore ufite ifaranga ubwo ati ngiye uraza umbe, byose nabitsinda mu izina rya Yesu. Kuko ngewe ntabwo nzano kuri kamera ngo abantu banterete, ahubwo nzano kuri kamera ngo bampe ibyifuzo dusenge Imana yiheshe icyubahiro. Urakoze cyane, Imana igorese umugisha. Hanyuma abakunzi ba Kigali News tubashimiye ko muri abakadosoba kuri twebwe turakora subscribe kugira ngo bigende neza. Hanyuma urakoze cyane ko nyagukenera ko Kigali News uzatwitaba. Nzabitaba rwose. Urakoze cyane, Imana igorese umugisha. Murakoze.